numvise ijwi rimpamagara rimbwira yuko ku rugi rwanjye ibyaha birimo gukomanga ariko nkwiye kubitegeka. But one day I wanted to dance, and when I wanted to dance, Ngwaredi come with me. She said I wanna dance with you, and I didn't want to dance with her because she was with some beautiful girls that I want to dance with one of them. Yes. Iyi ni Kwisanga TV, reka nsuhuze abakunzi bacu aho berereye hose yaba mu Rwanda ndetse n'ahandi hatari mu Rwanda. So njye nitwa Pacifique, nk'uko mubona kuri kamera rero ndi kumwe n'umwe mu bahanzi bo mu Rwanda ariko bakora injyana ya gospel. So yitwa Robin, ariko noneho akaba azwi no ku bindi bintu bitari ubuhanzi bwo kwandika indirimbo, ariko nabyo biba biri muri izo kategori. Avuga amazina y'inka. Robin, emeze sawa ni sawa mubyeyi. Umwaka mushya kuri twese mbaza ariko ngo umubyeyi wandi ndabizi fata abana bose nk'abawe uzahita uwo mubyeyi. Kabisa. Robin, ngo emeze ni sawa kabisa. Fresh kweli. Ni amani ya 2020 na kera byo mwaka urashize. Coronavirus. Coronavirus ya affect ibikorwa byose muri rusange by'igihugu, nanjye nkagenderamo ariko nge nta kintu ntwaye ko sinyirwaye. Arubwo urayirwaye? Nta niyo nteganya. Arubwo uragiye muri izo. Nta nubwo yamfata. Wapi? Nge yarancaguye. Urakinye. Umuntu wayizanye yarabanje kumbwira ibanga. Mbaza ngo ninde sinyi nayibonye izo. Kuva yo yavuye Juan rero yaje ndi mu bintu bifite ahantu bihuriye na Juan. burya se buke ko ibintu niga nyine binjyana mu bintu bisa nabyo. Nguru uvuga ngo yaho idahari turi kumvara mu Bushinwa. Ogiseretse oya ntabwo ngiye nashaka kujya mu Bushinwa, ahubwo hari ibintu nari ndimo bifitanye link n'Ubushinwa. Urumva corona ishobora kuba ndi mu bantu yanyuze mu ntoki ariko nta cyo ntwaye. Ni Robin turi kumwe none se ubundi Robin hano Kempo urabona coronavirus yahagaze. Coronavirus hano nta birenze nuko nyine biraho numvisha ngo harimo abantu bayifite ariko niyo baba bayifite Imana izabakiza natwe nta gitsana. Ni Robin turi kumwe rero kuri Kwisanga TV. Uyu munsi niwe nahisemo ko turuze kuganira, tugiye kuza kuganira ku bintu bijyanye n'imiziki ye ndetse no ku mpano idasanzwe afite, impano ikunda kugaragara ku bantu bakuze b'abasaza. Ariko Robin sinzi ukuntu yayinjiriye, nimba yarabaye n'abasaza byose turaze kubiganiraho. So Robin tudatinze ubundi uri akisi ubundi banza bakora introduction ku bintu ukora. Nitwa Robin Nshimiyimana nkuko abantu babizi. Ndi umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana, nkaba umwanditsi w'indirimbo izo arizo zose, nari n'igishego nacyandika. Umunani njye ntabwo nakwandika ikinama. Samo njye nakwandika indirimbo iri exclusive itaranditswe n'undi muntu kandi ikaba ari igishego. Ubu nabonye ibintu bya gakondo. Ubu ni wambaye impeta? Ndambaye. Ubu nshaka hano nahinduramo igishego. Rega igishego urumva ntabwo umuntu agikora ari kuvuga ngo ngiye gukora ikintu abantu bazafata nk'igishego. We aragikora abizi we ko ari igishego, hanyuma uburyo audience rero kibonye uburyo yacyanditse nk'ubu iyi ni impeta. Urugero nshobora kuyisanisha n'ikindi kintu. Aya ntabwo mbishaka. Numva ko atangiye iki yaratangiye. Ubwo ibyo ngibyo iryo ni ijambo rya mbere, ubwo waba utanze inspiration tugahita dukomeza rero. Komeza introduce ukore. Ubwo twari tumaze kuvuga icyo kwandika indirimbo, mvuga amazina y'inka, ikindi ni kera ndemusinga ibirori
mbese impano yose yo gukoresha umunwa, navuga n'amakuru, nakwagiza n'umupira, ikintu cyose cyo gukoresha umunwa. muri kategori na Rocky. Rocky urya se si umunwa muto. filime ntago ndishobora ko nayisobanura, ariko wenda nshobora gusobanura ibindi bitari filime, kuko filime njya mbona uburyo babikoramo nkabona ibintu by'amaslenge, hari nk'amagambo bajya basobanura muri filime njye ntayavuga, urumva nabihiriza abakunzi bagasobanuye. Niyo mpamvu nahisemo kubiharira Rocky na Giti na ba Pipi. ariko uri umunyamuntu. Ndi umunyamuntu. Si umuririmbyi, akaba umwanditsi w'indirimbo, akavuga n'amazina y'inka mu bukwe, so akaba ari n'umuyobozi ariko ayobora ibirori. So tudatinze rero reka duhere ku bintu bijyanye n'amazina y'inka, cyane ko ari impano y'abasaza. Iriya ni impano y'abantu bakuze, kandi nanjye ndakuze buriya. Ukuze gute se? Njyewe nuko buriya ubwanwa bwanjabutse. Uri inkungu oya ntabwo ndi inkungu mwana, ubwo wabunutse, ariko nyine bwawe reka dufate ko bwanjabutse. Ibyo birabaye, ubwanwa bwaranjabutse ariko ndashaje. Ako butangiye kuza, banza Imana iri gukora umuti. Ako buryo bwana busubwo bwa bugaragaza umuntu mukuru. Mbona ndatekereza kuba umuntu ari mukuru ni maturity nyine y'ubwonko. Umuntu kwa kundi umuntu akora ikintu akavuga ati uyu muntu rwose ni macho. Kwa arabana bafite imyaka 15, 14, 16, rero kavuga ati rwose no mwana afite akazoza ko kugira mu mutwe. Ukabona nyine hari n'abo ubona barangije guca amarenga, babona bafite ubwenge nyine bari active. Buriya biterwa n'abantu mukurana n'abantu mubana cyane. Uri muri kategori? Ngende muri kategori shasa ubwo na. Nge nagezeyo. Nyine nta kintu kibura improvement, ariko nagezeyo. Ariko niyo ugezeyo n'ubundi ugishaka gukomeza ngo ugere uharenge. Rero urumva njyewe ubwenge mfite bwamfasha utuntu tunaka nkenerwa. Mbere na mbere ubundi kubera iki wiyunguze biriya bintu byo kuvuga amazina y'inka kandi tubizi ku bantu bakuze? Ni gute iyo mpano yakujemo? Ni impano cyangwa waragiye urabyiga? Mbonye sinabyize, ni impano yaje, ariko mbona banje kubikunda. Ariko ufite ahantu wabikuye? Yes, nabanje kubikunda, nkumva baje teme bari gushyenga. Nakumva radio, kera nyumva radio, numva radio Rwanda, ibyo bita ngo nene yari igitaramo, niba ari inkera. Inkera. Biriya bintu rero narabikundaga cyane. Hari akantu katangiye nakundaga bita niba ari Rwanyonga na Rwabugiri. Rwanyonga ni hotel, ni Rwabugiri na mutecu. Rwabugiri yateye Rwanyonga icumu, amaze kuri mutera aryamanye n'umukobwa. Yateye Rwanyonga icumu, Rwanyonga aryamanye n'umukobwa Rwabugiri yamuhaye, kubera ko yamutsinze kwitabaro bagiye gutanguranwa umushi n'umushikazi. Noneho rero ari muteye aravuga ati ntago wanapfa ngo nsiga umukobwa wawe kwibikundanye birajyana. Naba ari muteye, hanyuma barajyana nyine. Aramubwira ati ariko njyewe nubwo unyishe, rubanda barandirira na data na mama barankingura, ariko wowe uzagwa mu gasozi. Nubivugwa yuko Rwabugira ashobora kuba yaraguye muri Kongo. Urumva ko rero ahantu hagiye kuri inspiration ku bantu wumvaga nyine bari gushenga n'ibyo biganiro wumvaga. So none se ubundi ubu ngubu uri umuntu w'umusore, kandi ibyo ngibyo ni ibintu abasore babumva nyine, ni ibintu biri pembene, abantu b'abasaza. Gute wowe ubana na societe, nta comment zabo ziba zihagaze gute? Ubundi nicyo kibazo iki ngicyo, comment z'abantu b'abasore nyine mu bana b'urubyiruko kuri ibyo bintu by'abasaza, comment ziba zihagaze gute? Kandi kuri ubu ngubu ukuntu ntekereza, ntago mbere abantu bagifite cyo nakwita fixed mind. Fixed mind, like umutwe utemera iterambere, ku buryo nakubwira nk'ikintu nyine, cyangwa wabona ikintu gishya kumva ushaka kuresista ngo ugumane ibintu wari ufite. Icyo gihe wakoraga ikintu gishya, abantu bakajya nguriya mwana ni security. Ako kajambo narakangaga we. Ariko byabaye hano Kempo gusa. Kempo. Cyane. Urumva bo bagiraga fast development mu mujyi, kubera ko ubuzima bwabo babukomeye. Rero akumva ikintu cyose yakora kugira ngo n'amafaranga, it's fine. None hano rero iyo wagerageza abantu bashaka ati mwana ni security. Noneho uko rero yahajyaza iterambere, nubwo ryagiye riza gake gake, ariko uburiri kunyaruka ndi kubibona. Ariko icyo gihe uko ryagiye riza niko abantu bagiye bamenyera. Rero natangiye gukora ibintu byo kuvuga amazina y'inka, abantu bamaze
gutera imbere. Abantu ba mbere batangiye kuma commentaire ni abantu bakuru. Batangiye kuma commentaire baranya appreciating ati biriya bintu babikuye nkababwira ni ntaho ni kubera ko nyine abantu bakuru abumva ko nyine babonye umwana uri kubajyana muri iyo mood, burya abantu bakuru bagiye bikunda cyane. Umwana uri gukurikiza kiritire y'abantu bakuru baramukunda. So rero abasore bagiye kutangira kuma commentaire nabo hashize igihe mbikora, umwana imaze kubikora nk'inshuro nk'ebyiri, ariko nyine nabo barabikunda ko niba nakoze ikintu ukabona mu bukwe cyashimishije abantu bose, nta hantu wahera uvuze ngo umpe negative feedback. Kandi wabonye muri byagaragaye nk'ibitangira natangiye kwigurira ipantaro n'urukweto n'iki n'agafone. Fone naguze ntabwo nayikuye mu mazina y'inka, naguze fone nkora. Nari mfite akazi keza narakoraga ngahembwa amafaranga menshi, ndumva nari ndi mu bantu bahembwa amafaranga menshi hano. Se waba afite nk'umusaruro wa desi? Bo ntabwo desi yageragamo, ariko urumva paraporo y'abandi byari muri range y'ijana na desi. Menshi kandi abandi bahembwaga hano 24. Akaba afite ikiduka cy'Amuramira. Wasanga ntafite inzozi zo gukora iduka. Wasanga narashoye mu bindi. None se ubu ngubu urumva ko nyine ngiye ukuntu urubyiruko bayifataga n'abandi bantu hano, ibyo bintu byo kuvuga ngo ni insecurity, ariko buno iyo urebye nyine iyo minsi n'ubu ngubu bagereranya, umbwire ngo nyine ibintu iyo ubabonye umuntu umeze gutyo ari muri ibyo, urabona bihagaze gute? As long as bizaguha umugati, ntekereza ko nta kibazo. Urumva niba nakora ikintu kikantunga, kubera iki tujya kwiga? Si ukugira ngo tuzarye, ubundi turi mu isi kubera inda. Uracyemera ikintu cyose niyo kuba ufashe mikrofone umugane wa mutipe arije ngo kuri hano, ngo wese kuhari, ngo wageze ute, ati wese wageze ute, ati suri gukora iki se wowe kufashe iyo mikrofone. Urumva ibintu byose dukora tuba dufite intumbero zigiye runaka. So urumva ni rero kuba nakora ikintu kikaba cyanyinjiriza, ni kimwe nuko nuriya yafata akajya gukina filme bikamutunga, biterwa. Urumva umuntu akoresha impano afite n'ikintu akunda, kandi ibyiza cyane bere no gukurikira impano yawe n'ikintu ukunda, passion. Nibwo ukora ikintu nyine ukajyiyumvamo, niyo kitakwinjiriza warahomba kumva. Ushaka kumbwira ngo nkuririmbire rwose nkakuririmba, niyo utanyishyura, ahubwo umbangamiye ukambwira ngo reka kuririmba, numva unjennye buriya, numva uri nko kunjena cyane. Ewana kabisa, ufite ibisubizo bikaze. Ntabirenze, biragaragara ko uri umusesenguzi. Ahubwo so nawe nasesengura, uzambwira ngo icyegeranyo nabyo se urabyumva. Ubundi ikintu gukora icyegeranyo nta bintu birenze. Icya mbere ni ugushaka insanganyamatsiko, amara kubona insanganyamatsiko ugashaka icyo bita argument, ukavuga se iyi nsanganyamatsiko abantu bayumvaho gute. Bamwe babyemeza, abandi babihakana. None ukavuga ati se njyewe ndi kuyihe side, ariko wamara kubona side uriho ukirinda kuyibogamiraho. None ukajya gukora ubushakashatsi rero utitaye ku ruhande uriho, hanyuma ugatanga amaide. Nabwiye ati nshingiye kuri ibi n'ibi, niyo bava ngo bahitire ngo Hitler ngo aragenda ngo akora gutya na gutya na gutya, ngo arangije ngo aravuga ngo vuga ijambo ngo ryo kwibukwa, ngo umwanzi gutya na gutya, ngo umwanzi wanjye ngo nuwo turi kumwe, ngo ariko ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo rero twihuse twari twahereye ku mpano nyine yo kuvuga amazina y'inka, tutari twava rero gerageza uvuge izina ry'inka. Ntabwo nakurekura, nta nubwo naguhereza. Nakajya niyo w'amasampo, ariko nyine biriya bintu nigeze kubikundaho, niyo mpamvu ntanatuma ugiye ntabwo, ariko ndabikunda, ntanabishoboye nabikora, ariko nyine bikwigisha. Oya dereze nyine iyo sampo y'iryo zina bigishe, noneho nawe ujye ubyikorera bishobotse. Njye ntanabyiga. Uzi kwivuga? Niyo utaba ufite amagambo uri bushyiramo ariko bavuga ati ibintu nk'ibyo nyine, ku buryo nyine umenya ngo nizamuka nazamuka gutya, nimanuka manuke gutya, ku buryo biri buze gukora. N'ubundi wabo biriya bintu rero nibyo byananiye. Urumva iyo wamaze kubona melody ni ugushyiramo amagambo. So twihuse rero dutubwiriza kudescribing ibintu biri hano nkoresheje ndi muri iryo joro, cyangwa naba ndi nko gusoma ibintu by'icyongereza ukumva mbishyizemo. Icyongereza bigize icyongereza si ugusoma, nta bintu birenze. Neze mvuze ubwo reka ntangire ndangoye nk'urugero.
But one day I wanted to dance, and when I wanted to dance, Ngwaredi come with me. She said I wanna dance with you, and I didn't want to dance with her because she was with some beautiful girls that I want to dance with one of them. Si urugero. Angana ihangana udubwire nk'izina ry'inka. Urutimirwa zihotora ingogoro tora na zambara ingiye yacebwa imanzi mu rwambariro rwemaze ikabana n'isonga amacumu nteye teransi ko atambutse imbere y'inyamba barangamiye kurura inyamibwa baranguka mu biraro bari iminzezera minyago ngwinka nziza we ngwinka nziza ni sine yakamiye abandi kabarinda bwaki yakamiye umukecuru ikamurinda isusumira umusaza wa inyo yashaje akiga nitabaro Urumva kebuke tu ni kwa neema ya Bwana keretse unyigishije uzaze nkwigisha ndabikwemerera wabimenye twumva harimo ikintu cy'Imana yigisha ijwi nese bwo nta nturi kuvuga umuntu utakora bino bintu ni ikiragi ikiragi kubera ntabwo waca amarenga ngo ujye uvuga ngo byagora ntabwo byaryo ariko ubuse niba ndongereye yabiririmba byakunanira ntabwo bya rendezvous tuzahura naribi nshimira turi kuganira twari duri muri zimwe mu mpano n'ubundi afite ni mu rwego rwo guteza imbere impano za hano ku Gihembe kugira ngo nabo bagire ahantu biteza imbere kandi tubwira abantu population hano guteza imbere abiwabo guteza imbere abiwabo nta kindi bisabwa ni subscribe n'amashare atandukanye ku bantu nyine n'ibyo sibyo ngo kandi wasanga hari umuntu uri kutureba atarakora subscribe kuri Robin Official ibaze kwe Robin Official tugenda ukore subscribe twihuse abantu ko ninjye ari kwisanga TV ariko turi kumwe na Robin so Robin twihuse rero turangiye urumva iyo mpano yawe cyake koze njye 10/10 kuri ibyo ngibyo kuvuga amazina ye I appreciate so reka tugere mu bindi bintu bijyanye no kuririmba byo byaje ute kuririmba ndagira ngo uze gusobanura abantu kuririmba abantu bagiye bakumenya mu nsengero ariko noneho ubona bitangiye kugaragara ko usigaye ukora ku giti cyawe n'akaririmbo kawe gashya keza uruzi ko kavugaho kari akaririmbo narakabonye warakaciye yarinze ndagira ngo rero tubwire muri make kuririmba byaje ute mbo kuririmba ni impano natangiranye kera ndi muto ko naririmbye mu bukwe bwa papa na mama niyo event ya mbere ubundi naririmbyemo gabaye gute nese waba utandukiriye wa mugani w'ikinyarwanda oya urumva kera ba papa na ba mama baracikiranaga baterurana ibyo bashaka urumva rero bakoze ubukwe ngiye mpari rero urumva ubundi ni ngiye ari umuririmbyi mukuru babonye ko gahunda ya kera ari urumva ntago bikosoye ko nta kosa bari barakoze mu gihe cyabo ni wo muco wari uhari ni ryo terambere bari bagezeho urumva niba iki bari bafite ikibazo cy'imitoma batinyaga gutereta umusaza bivuge neza banza umusore yararebaga umukobwa yavuga ati iriya mukobwa ashaka kuba atanyemera agahita agira ubatereka nzenge ko niba ari ryo terambere ryari ririho banza gutereta bitari bihari ariko ntekereza ko abacikirwaga babaga baterese urumva niba wowe waterese umukobwa akagukunda hanyuma mukagera mugakundana akagucikira urumva se batarateretanaga asaza bacu nyamara nta nubwo bagiraga ubwo bariya miniyaga ari abaze byabahita confidence uturuka muri Kongo rero nk'ubu ngiye tuvuge n'urugero nka scenario yandi ushobora kubaho nkabona naguterura ngenda guteresa uranyanze nguteye imitoma yanjye yipfushira ubusa kandi ngukunda nuko bitakibaho wamubeba nakuvimba kabisa komeza dusobanura ukuntu byaje bwa mbere urimbye mu bukwe bwa mama na papa nari nsanzwe ndirimba muri Sunday school nari ndi umwana and then papa na mama bakora ubukwe ndabimenya ko bari kubupanga babupanze nanjye mpanga akaririmbo hari bagiye kuririmba ndagenda ndakabakubitira nyine tu abaririmbiye kwe ubwo nibwo bwa mbere uririmbye nyine ahantu hari mbese hari abantu hari abantu oya nari nsanzwe ndirimba mu rusengero nkanabwiriza ndi umwana ariko like event runaka yabaye organize ku kintu runaka muri gahunda bakampanga
nari ndi umwana mfite nk'imyaka nk'ingahera 2006 2006 nibwo nicyo gihe waririmba niba atari 2005 ahubwo abantu bari bashinzwe gahunda muri ubwo bukwe buriya bitewe n'icyo gihe bigaragara ko utari umuntu mukuru muri ubwo bakwizeye gute ahubwo ni 2005 kuko icyo gihe nari naragatangira primaire nari mfite imyaka 5 yatari 6 oya bari basanzwe banzi uko barambonaga ndirimba muri Sunday schools nkabwiriza urumva nari umwana n'ubundi wifitemo agatara k'umunwa ari babizi kabisa ni ibintu byiza si kuririmba rero urumva ahantu byahereye biraje ubaye mukuru so kuva mu rusengero rero ugatangira gukora indirimbo zawe iyo umuntu abitangira ibyo bintu abantu bo mu rusengero bavuga ati ngo yiyumvishe ngo yaje ngo nyine ngo zikuririmba ngo kandi yigiye hano ibyo bintu wowe bitekereje gute uvuga ati kanangire gukora indirimbo zanjye nyine ndatekereza njye ahubwo njye narabikuranye mu nzozi mbere yuko njya no mu makorari n'ibiki uzaba umuhanzi ku giti cyawe kuko kubera ko mu ma 2010 najyaga nandika indirimbo wiga mu kangahe mu 5 primaire nkazigisha muri korari zimwe izindi nkazigumana wagukura kuririmba hanze mwana maze ubwo wabinkuraho ute keretse unyisha wakora ikishoboye kose ngo ntabwo wabinkuraho ntabwo byashoboka keretse unyisha kuko niyo wanca ururimi naje rwumva ubwo gahunda zawe zose niyo wajya gukora iduka wa mugani ariko nyine urumva intumbera wasanga ngiye no kuba umucuruzi najya namamaza najya nikorera publicité nkashyira mikoro ku muryango murakaza neza mugurire kwa Robin ibintu nk'ibyo ngiye kumenya bwa mbere nkumenya banza ari gita nimba cyari cyabereye muri gare ni concert yari yabereye hano nimba ari mu rusengero rusenga muri rwa ADPR ntabwo nibuka ariko nakubonye ariko naririmbyemo yabaye muri gare kuri basket abantu abenshi ntabwo ndenze ntabwo ni kwa kundi Imana igushyiramo ikintu kugira ngo kizafashe abantu nawe ugikoresha uyihimbaze ntabwo turi bujye mu bintu byinshi rero abantu barakuzi biraririmba nanjye nta n'ibintu byinshi mfite kuko maze ku miziki yawe mbere na mbere yuko tujya mu bindi bibazo ahubwo banza mekapera y'indirimbo kuko abantu bakunda ijwi ryawe icyaba cyiza ari kwama akarimbo ko mu gitabo akaririmbo kitwa amasezerano abantu umuntu yigeze kumbwira ngo uko karirimbo amasezerano nta kibazo karirimba nimba ari mu bukwe ni umuntu wabimbwiye ati Robin yigeze kuririmba akaririmbo mu bukwe biranshimisha umuntu Imana imumugisha rwose turamukunda cyane bwari mu bukwe bwaha muri uru rusengero birashoboka so reka tujyane n'ako karirimbo amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu isi ntibizabaho ijuru rikavaho uwizera azabona amasezerano ye uwizera azabona amasezerano ye yes ni hatari kwe nari ngiye numvaga nyine nangiye kumera nk'umuntu ugiye gufasha noneho mbaye igitaramufasha ngo igitaramufasha Beno uririmbye amasezerano indirimbo yawe bwite yawe ku giti cyawe indirimbo mfite indirimbo nyinshi nyuma yayo uraza kutubwira ahantu abantu bayibona n'indirimbo maze gusohora ibyo ngibyo nyine gusohora indirimbo enye ziri kuri YouTube channel yanjye ariko hari imwe yitwa Umugambi niyo nasohoye mbere na mbere iri kuri YouTube channel yitwa MK1 ya Kadudu Masengesho so bose nabonye ejo bundi ingiri gutrending hano iriya ni nshyashya ni new brand iriya bayita Nshoboza
nabonye ari indirimbo wagira ngo baranayise uzi ko wagira ngo ku giti cyanjye ubwo Israel bantu ntawe yakora ubundi muri gospel ntabwo biba byiza kuririmba wireretinga n'abandi kubera ko Imana igiye gubaha ubutumwa ibaha ubutumwa bitandukanye bitewe n'ibyo ishaka kubwira abantu bayo. So rero ntabwo navuga ngo ndarenze cyangwa runaka arandenze kuko impano zose zirafashanya. duhe agace gatoya kuri iriya ndirimbo nshyashya nimba nyine wumva uri redi cyangwa se indi ndirimbo wumva nyine waduhamo. Indirimbo si yanjye indirimbo yitwa Nshoboza iravuga ngo numvise ijwi rimpamagara rimbwira yuko ku rugi rwanjye ibyaha birimo gukomanga ariko nkwiye kubitegeka nta mbaraga mfite zo kurwana zanshoboza kunesha ibyo byose nshoboza rwose mwami Yesu nshobozwa byose nawe umpa imbaraga. Wow. Yezu akuzwe. Umwana wa pastor. Ndi umwana w'Imana. Nicyo gikuru. Iyi mpano ngiye irandenze ahubwo si lyrics. Lyrics ninjye wiyandikira nta muntu ujya unyandikira ariko urumva nyine itandukaniro ry'indirimbo za gospel n'izindi urumva hari ukuntu Imana igushyiramo igitekerezo bitewe n'ibyo ishaka ko kugaragara wowe nakuta nk'ari umukeba wawe ndagira nyine ngo wanarize usesengure kuri utwo tuntu kuri utwo duhite turi hano mu nkambi babyeyi rwose nta iriya relationship ntayihari twari turi gutwika nyine urumva ari ukuntu tuba turi kubaha views mwari muri mu kazi nawe ahubwo n'ejo nshaka uzambwire tukuremere. mbese nta kintu cyishe nyuma ya ruriya rukundo rwa uriya mukobwa? Ntacyo rwose njye twanabikoze nzi yuko ari sheri uriya muhungu. Ya nyuma yaje kugaragara nawe uri kuvuga ati nyine yamuntwaye nta kundi yandushyije uburanga. Ubwo koko nta buranga ngira niba nanabufite simbizi ko mbugira. Buriya muri industry imwe ya gospel muzi Gapson? Imbye Gapson ndamuzi inshuti yanjye urumva nta kuntu wapapuza inshuti yawe. Ese mwari muri mu kazi? Kari akazi kadahemba. Impamvu mubaze iki kintu rero cyari kimaze iminsi kiri trend abantu bibaza ukuntu nyine umwana wo mu rusengero yahuye n'undi abantu bakufite umwana wo mu rusengero rubizi. Ntabyo narinzi ndabimenyera banyakuba rwose mu giti umwana wo mu rusengero murakoze. Turugara ku musozi rero urumva ko Robin ababwije ukuri biriya bintu nta kintu kibyishe inyuma byari biri aho nyine nta kazi nta rukundo rurimo urumva ko kuganira n'uwo bita bewe muri iriya interview. Nawe muzaganire ubundi ngewe ukuntu nteye ntabwo ubuzima bwanjye bw'urukundo sinjya mbushyira ku karubanda. So rero umuntu ashaka kumbaza ibintu by'umukunzi ushaka ko nkubeshya. Turi gusoza ariko ntabwo nasoza ntagize ikintu. Robin, ikintu nshaka kuvugaho, uri umuntu wakuriye hano muri ino camp, urahazi kabisa, ubona urubyiruko rwawo kandi uri umuntu ushobora kwanariza ikintu. Ndagira ngo ugira inama urubyiruko uko wababonye, urabona urubyiruko rwo mu nkambi rufite ibintu rugiyeho, ugira ikintu wabagiraho inama ukuntu gatoya tunasoza. Ikintu nabagira inama cya mbere ni ukwizera Imana. Icyo nicyo cya mbere. Hanyuma icya kabiri ni ukumvira ababyeyi kubera buriya umuntu ajya kunanirana ababyeyi bamwigishije akanga. Icya gatatu ni ukureka ikigare ntabwo ari cyiza pe. Ikigare ntabwo ari cyiza. Simvuze ngo abantu ntibagire inshuti uzigira ariko umenye ngo relationship yanjye n'inshuti yanjye ndayimanaginga gute kubera ko hari ukuntu wazamo ibintu byo kwangiriza umwanya no uko tumarana umwanya munini ni kujya nusiga imico yawe ushobora kuba myiza cyangwa mibi ntawamenya ariko akenshi ubundi muri community haba harimo imico mibi. Rero urumva spendinze umwanya n'umuntu ufite imico mibi nanjye ndayandura. Ikindi cya nyuma ujye utekereza bagira ibitekerezo nyine birenze aha ngaha twicaye.
ugira ibitekerezo birebejo inyuma y'igikuta runaka cyangwa birebejo hazaza, kubera ko iyo ndeba nonaha havuga nti ndashaka kunezererwa, bizanyibagiza ko ejo nzakenera ibindi bitandukanye birenze umunezero w'aka kanya, usange ndi impamba ntaratangira urugendo. ese reka ngushimire. Murakoze cyane namwe. ese dusoza reka nkubwire ngo iki kiganiro gica kuri Kwisanga TV, tuba turi kureba abanyempano batandukanye ba hano nyine mu nkambi ya Gihembe, ariko ntibujijwe ko tunambuka umupaka tukagera hanze y'inkambi. So njye nitwa Pacifique Byiringiro, televiziyo yari Kwisanga TV, kora subscribe niba wumva ikiganiro cyagushimishije, wandike muri comment ugire icyo tubwira twahindura mu biganiro byacu. Keep it up to my people.